wawe urakoze kukorana natwe mu mwanya wose dufite w'ijambo ryawe tuguteze amatwi kugira ngo uvugane natwe nibwo tubyaza umwami mu izina rya Yesu amen. Ikintu namenye yuko n'abatubyaye babuze kwizera batujugunya n'uwabonyeje abuze kwizera yaguta muri Nyabarongo, n'inshuti yawe magana abuze kwizera telefone yawe yahise, uwakubyaye abuze kwizera abo bamuganisha umwana wawe ngo nuko waramubyaye abuze kwizera, umugabo wawe abuze kwizera yafata agashakoshi akegera Uganda. Ariko abagabo bafata agashakoshi byabafata amakoti, afata ikoti ry'umukara, abagabo bakunda kugira amakoti y'umukara, afata ikoti tukorunananiye umukoranananiye agahita ariko agize kwizera yamenya ko Imana izabatabara. Haleluya! Abana babyaye muri iri teraniro muzamarira kubera kwizera, ntabwo muzamarira kuko mwababyaye, ahubwo Imana izatuma biga kubera kwizera. Imana izadukemurira ibibazo byabo muri iri teraniro. Imana ikazayoboka kubera kwizera. Ntabwo Mose yakize kubera yuko ababyeyi b'abakuru, ahubwo nuko ababyeyi bagize kwizera. Bati uyu mwana azaba, kandi Mose yavuze ko yikize. Abantu bakizwa muri iki gihe Farawo yasaze ashaka kubakura mu Mungu, ariko umuhungu kuko kwizera bizaba. Kanzenda bereka amakuru muhite mumenye ikintu bita kwizera ko gifite akamaro. Bibiliya yavuze ngo kwizera niko kwatumye Mose arishwa n'ababyeyi be amezi angahe? Akabwire rero iminsi kwizera niyo washimwe gusa. Ndaje mbere ukuntu nyuma y'amezi 3 ababyeyi bawe ntabwo Bibiliya yavuze ko kwizera niko kwatumye Mose arishwa n'ababyeyi be igihe cyose. N'amezi angahe? Igihe wizeye ijisho ryakwemera, utaye kwizera umurongo wahise ucika. Amezi 3 yarangiye, si iminsi 90, ariko iminsi 90 yarangiye bacika intege. Inshuro wizeye, igihe wari ufite kwizera wari ukundanye n'ijuru, utaye kwizera wari ukuye. Abakristo babatsinda, Imana irashaka ngo duhorane kwizera. Nimugire kwizera kw'amezi 3, ahubwo mugire kwizera kw'igihe cyose. Murebe kuva usoma ufate Bibiliya, murebe kuva igice cya mbere. Berekeye imirimo y'ishuri, usome igice cya mbere, urebe igice cya kabiri. Igice cya mbere umurongo wa 8 aravuga ngo umwami wa Egiputa atinya Abisirayeli abagira imbata. Mu 15 ni ababyaza bategekwa guhotora abahungu b'ubuvuke. Mwabibona, murebe igice cya kabiri. Mose aravuka, umukobwa wa Farawo aramurera. Umugabo, igice cya kabiri umurongo wa mbere.
umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore Samina abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi, muvuge iri jambo rimwe riri hejuru, amuhisha amezi angahe? Amuhisha amezi 3. Mwese murebe umurongo wa 3 uko utangiye, niho mumenya yuko mama wawe yakoze. Mubisosome kubera ko mugenzi wawe umurongo wa 3 utangiye kama wazanirwa nabubiyese yashinga amezi angahe? Ananiwe nabubiyera ananiwe nabo ananiwe kuhisha cyane ananiwe nabo ajye kureba n'abana ananiwe nabo ananiwe nabo wabonye ko na mama wawe yamuhisha akabira ate akananiwe mwabibonye ko yananiwe yamubyaye yaragiye kugize yamuhaye ibere ariko akananiwe. Ugufite mu nshingano ashobora kunanirwa, ariko rero mubabwire Yesu ubundi arakashyira ananirwa. Umugore yananirwa, umugabo akananirwa kugeza bamutuka cyangwa akamukubita inshyi. Ejo bundi umugore warumye umugabo we mu gutwi ananiwe, yamurumye ugutwi, ariko uwo mugabo nawe yari yamukubise inkokora ku ideni ananiwe. Ubwe ananiwe, iyo abantu bananiwe bakora amahano. Ushobora kunanirwa umugabo ukamwima ibiryo cyangwa ukamuraza hanze, ushobora kunanirwa ukamwita izina adakwiye kwita, ushobora kunanirwa ukamuca inyuma, ukananirwa ugasambana, ukananirwa ugatera umukozi w'umuntu. Unaniwe, abantu unaniwe bakora ibibi, unaniwe urabisiye. Iyo unaniwe usezera korali ukishinga abantu bagucireke murajyahe babiture repetisiyo ngo biragoye bananirwa, ugahita uvuga uti reka ngukire hafi, ariko mbasabye kutananirwa. Haleluya! Iyo unaniwe ufata icyemezo kibi. Sinzi niba ari ukubyumvise. Iminsi wananiwe ntabwo bazayandika mu gitabo cy'Abahebureyi, ariko iminsi waba ufite kwizera bazayandika. Bazavuga ngo kwizera niko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi be amezi angahe? Iminsi waba ufite kwizera izandika. Ibyo wakoze ufite kwizera uzabihemberwa. Ibyo wakoze kugira ngo bakubone, ibyo wakoze kubishyira hejuru, ibyo wakoze gufatanya ntawe uzabiguhemba. Ananiwe abikora ate? Reka mbabwire ukuntu Imana ifite umutima mwiza. Niba muri hano mukunda Imana neza, ndaza kubasaba ikintu gikomeye. Mu kanya twinjira mu masengesho muraza gusenga Imana, muvuge cyane ko Imana ari nziza. Haleluya! Iyo mama wa Mose ananiwe, atangiye kudoda, atangiye gushaka igitebo, atangiye gushaka ukuntu, umugambi w'Imana urakomeza. Iyo uwari ufite mu nshingano ananiwe, Imana irananirwa.
babwiye ko umugambi w'Imana ntabwo uzajya na mama nananirwa Imana ntabwo izajya benda ndabakomeje ndabakomeje ndabongoye ndabahuguye ntimucike intege Imana ntabwo izabakorera nawe n'ubu ufite mu nshingano nananirwa uzabaho azagerageza yiburi ibintu abohe agatera ariko reka gusa azakamuha cyane gufunza yaba naguze ikigera yakoze ni nko kuvuga ati nashaka nasizananye niyo Rwanda yabagize none se ufashe umwana w'amezi umuraje urufunzo ruri n'amazi ruri n'imibu ruri n'inzoka ubwo umwana nijoro umwana w'amezi atatu ariye ngo murebe ukuntu umwana yoga umwana w'amezi atatu ariye umuntu wamuzanye hano umujyane urufunzo rurimo ingona rurimo ibikoko rurimo ibice kandi mu kwizera cyangwa afite kwizera ko kuko umwana yari ari mu rugo yamuhisha ahantu mu meza amuhisha mu mapurafu ariko amuze kwizera agatinda urufunzo afite kwizera umwana yabaga yari afite cyane mu Afurika n'abana bakaza gukora isake bino bintu umwana porte bino byishuka bishuka porte bebe hari ibindi by'umweru ibigoma uko byitwa ibi by'umweru ubwo babafurika akana bamaze no gukambika imyenda noneho akimuhisha afite kwizera nibyo umwana yari yakoze esharupe tufurika akana kugira ngo gatinyarira mwenge myambara papesi kera rero bagutuntu amaraje cyane afite kwizera kandi akakabaye iki amaraje mu rufunzo haraje ni ukuvuga ngo ubwo nyine nibwo ntapfa ntabwo nagize iyo unaniwe rero ujugunya umwana wawe mu mufuka iyo unaniwe bafite igiterane wowe ugahita wishyira kuri YouTube iyo unaniwe uramushugunya umwijyanye kandi uyu mwana ni umukingo iyo unaniwe baravuga ngo twiyirize wowe ukavuga ngo ndasenga iki ni wowe umwijyanye ni wowe umukura mu bishore bwo mu rusengero ni wowe umuvana mu rugo kandi iyo ufite kwizera uwo mwana abaho ukabaho ariko iyo uza kwizera ukamushugunya ikintu bakundira Imana umugambi wawe urakomeza ukigaragaza agaciro hejuru benshi wabyumvise twese wabyumvise ko mama wose arimo agakora agatebo ndawujugunye mu rufunzo jugunya mu rufunzo umbwira ukuntu nijoro umwana aza koga tumusubira dore ko akakana kashe giterane akagafuka atanu akatatu rero ni ukuvuga kari makuru kuko gutumisha wowe bose baramuruka bose bamugana nawe afite amezi noneho ufite atanu mukuru bose ari munsi yawe urimo murareba kandi naka ushize yakwicarira akakana kabwirire nzakazanira Imana
ntabwo twakwibagirwa gusengera. Fata umwana mubi ugende ubaze raporo uriya mubyeyi ishobora kose azibeye ntibishobora gukoresha ibintu kuko ni buri mwanya umwana iyo yarize ibere iyo ahumetse ibere buri mwanya aba yumva. Noneho nijoro rero ubwana cyane cyane agahungu rero karara koga kwiyasa kagacometse kakumva ibere rimwe kamenya ngo ibindi gakura gakureka karere rero amazi atatu mu rufunzo, hari imibu, hari inzoka, hari ibiceri, hari ingona, hari amazi, hari imbeho. Hari imbeho. Kandi iyo akomeza akizera ni umwana w'umuntu. Ariko nubwo ufite gushinga ntabwo akwizera akabishyira mu gatera. Ngiye kubivuga rero. Umugambi w'Imana wo gukomereza. Umugambi w'Imana ntabwo uzahera. Murebe. Narigeze ku murongo wa gatatu havuga ngo ananiwe kugira ate? Ananiwe guhora guhisha amuhera akato gatundikiye mu ntabiri agasiga ibumba n'urushishi ashyiramo umwana agashyira mu rufunzo rwo ku ngoma y'uruzi. Ni urufunzo rukora n'ibiki? Uruzi rurimo mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Mushiki we ari muri metero zingana. Reka mujye musoma Bibiliya mutananiwe. Mushiki we aramwegereye. Suko mushiki we atakwegereye ukore uzakwegereye. Mubwire ikizakwegera ni umugambi w'Imana. Haleluya! Mushiki wako ikamereke mu mibare y'umwuka Mose ari mu rufunzo bareka urufunzo mu metero imwe hari iki? Uruzi. Urwo ruzi rurimo imvubu, rurimo ibikoko. Ubwo ni ubwoko gato cyane ashaka kuza n'igikoko kigahita gihirika ako gatero kagahita kagwa mu ruzi. Noneho kandi mushiki we nawe aho kugira ngo afite agatebo bari kumwe yamwitaruye harira metero 30. Kuko se ako kana yasi imibu ko atagateruye ko atagafite mu biganza n'inzu n'ingeze y'imibu ni hasi inzoka zirimo zitembera mu rufunzo ko yakitaruye inzoka yinjiramo arabimenye kandi yakitaruye. Hari igihe rero batwitarura abari gufata mu biganza bakatwitarura ariko umugambi w'Imana ukatwegera. Umugambi w'Imana utwegereye. Haleluya! Hariho n'igihe ujya kubona ukabona uwagomba kukwegera muri ibi bihe ufite ubushomeri yarakwitaruye kugeza n'igihe wamuhamagara na nimero yawe ntayifate aturiye mu kumusaba turiya no kunesha umutwe kuko akwitaruye waza no kumusura akabwira umuzamu ati ngwino mu kigo agaciro humura zanira akandi gahoza umuntu mujye mugenda tubabwiye mushwari ibi bikoresho by'ivugabutumwa. Ubu wasanga mukarume hari igihe abantu bakwitanga bakigenda bakavuga bati nacenge niwe wikoze ukaba wahuye n'ikibazo cyo mu mwuka wowe mukapfa. Ejo bundi hari umwana bafashe ku ngufu arasambana aratwita kandi bamufashe ku ngufu ariko umuntu yavuye kwitanga bati aratwite yaravuye no kubitwa n'inkuba kandi wowe ntabwo bari wabigize ubwo bati n'umuce
bakatuvugisha ukuri, baratwitarura kugeza no gusenga, bakatwitarura no guhinga, ugakundwa umugabo wawe ari umushumba, yajya muri pasiyo, yagahuza, yakwimuza, uzabirinde. Kuri perezida wa korali bazakuramutsa, manda niragize, manda ni nanti, komanda ziragira, bazakwitaho, bazacungira ibyo batarasa, ndiye batwumvise bwabaye kovide ntarapfa, batwumvise bwabaye kandi n'umugabo ntarashwara, ntibaza se ntiraba, mugacungiye hafi, umwana w'abasariga, umwana se ntagarapfa, bakomeza bateka ntarapfa, ntarasa, naribuka, naraboniti, narabukiyota, naraboniti y'imbaga dusubiramo,
arimo arengera abapfakazi. Imana iremye ku bw'ibyo rero irahagarika urupfu. Abazi kumva mube kubyumvise. Muri iki giterane Imana ihagaritse urupfu. Nubwo bananiwe abagombye kukwitaho, ariko umugambi w'Imana ugakomeje. Kubera umugambi w'Imana ukomeje, ntabwo tuzaseba. Ntabwo tuzaseba. N'abananiwe kubera umugambi w'Imana tugiye kubabeshaho. Tugiye kubasaba imigisha rero ituruka mu mugambi w'Imana. Haleluya! Umukobwa wa Farawo ahita aza koga kubera umugambi w'Imana. Arangije abagaragu be kuko ni hafi y'uruzi bahita babona akantu k'urufunzo. Babona kabonye aho ijuru rigiye gutabara. Ijuru riratabaye. Ijuru riratabaye. Ibyo tumaze igihe tuzenguruka tubaza ibisubizo muri iri joro ijuru ritabare. Imana izane umukobwa wa Farawo hafi yawe. Azane n'abagaragu be. Azane n'abafite ibyo dukeneye. Azane. Haleluya! Imana izane. Izane abagiye kutubona batugirire impuhwe. Abagaragu baba barabonye barangije babona n'Imana, babona n'akana, bahita babona umukobwa wa Farawo ahita aza akareke gahita kagira akareke babona n'akana keza. Imana ishobora no kugukiriza mu isura yawe. Akana karamira kuko kagize ubwoba, kumva ibiganza bigateruye ibitazi byabyo, kabuzinduye ukarabira. Kagize wa mukobwa wabyitaruye ahita yegera hino. Ahita aza aravuga ngo uyu mwana ni Umuheburayo. Ugaba Umuheburayo sinamushakira Umuheburayo kazi akazamurera. Farawo, umukobwa wa Farawo ahita avuga ngo genda umunzanire nzamuhemba. Imana igiye guhemba. Imana igiye kubeshaho abamama badutaye. Imana igiye kubesha mu mugambi w'Imana n'abatwibagiwe twe tuzabihuka. Mbasabiye imbabazi zo kubabarira abantu babahemukiye. Mbasabiye imbaraga zinesha Satani. Muri iki giterane ijuru rigiye gukora ikintu gikomeye. Haleluya! Ku isi yose mama wa Mose niwe mumama wanyesha umwana we abihemberwa. Nimujyane n'amasezerano azababeshaho. Haleluya! Yamwogeje agira ate? Yamwogeje ahemba. Umugambi w'Imana urakomeje. Mubyivugishe mu mugambi w'Imana. Genda umunzanire nzamuhemba. Mama bumvikana igihembo cyo kumasheshe. Yagisubiza akana na mama. Ariko yagaruka kumunsi amasheshe. Kamushyira. N'umumama nzamubwira gushakira impano. Sibyo Kristo. Karakaruza ryo tukagurira n'ikigoma kameze gahunda yo gutaha. Kameze nako ko gutaha. Neza baribaza ndetse ibigani kuye n'ubu. Kutoje hari byo gutaha cyo kwisi. Ese kandi mama yabo yagiterwa mu kigo cy'irabunda muzi. Twabonye utera umwana n'ibihinzi. Woroge mu ndabwirije ugashakire kwisi. Niba wagateruye
ujya gusenga usenga ubwawe wose fatisha poshere